ntagushaka gupfukama agiye gupfukama mu izina banza kumwitegereza kora ibyo nkoze vuga mu izina rya Yesu 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 Wajya kubikora
Sajya no kwicarana kuri kada ahantu hagufiya. No kujya kuri toilette byari ikibazo. Ariko guhera umunsi Imana yagushije. Haleluya cyane mama. Haleluya. Nakomeza bapfukana. Asifiwe. Asifiwe. Imana yakijije impfu nyinshi zigeze kuri 5. Iya mbere nagiye mu bitaro barambaga. Bateye ikinya bagiteye mu gitondo ka 3:00 mbyuka nk'ejo 3:00. Byaragiye. Abana barize byaragiye. Mbona ndabyutse. Ubwo hagati aho hanyuma y'ukwezi kora accident y'imodoka. Imodoka irabirinduka mvunika hano mu mbavu harangiye ko ndashima Imana. Iyi modoka irabiruka amapine ajya hejuru yose irangirika. Abantu baje barareba ati aba bantu ni bazima, bagenda badusosora turi bazima. Mwabo bantu ninjye bavunitse namaze amezi 3 haguruka hona. Ubwo ntibivuye modoka yashize nk'amezi 6 ndi kwambuka no ku muhanda ndi kwambuka. Oya hashize ku mwaka. Ndi kwambuka moto irakubise. Rero umuntu kana nanjye moto ikamukubita ariko agahaguruka ikabamuza. Moto iraza irakubita ajya kubarara kwiriya ariko umutima urambwira ati fata mu mutwe. Yego. Takubita umutwe hasi. Numva ubwo bwenge buraje none agenda gutya kuno kuboko niko nakubise hasi. Marigiye nabwo haguruka ntagenda. Ariko simvuye tukajya gushimira Imana mu misi yose. Yego. Ndanayisaba n'imbabazi cyane rwose. Ubwo hashize nk'imyaka mbere ya covid. Ubu nabo muri iyi minsi hashize umwaka ugiye kurangira ngimba amaguru n'amavi ntazi iyo biturutse. Sinaryamaga naraga ndi kuribwa nkabwira umusaza mfata unanura amaguru kandi. Ubwo ejo baribwira umukobwa yavuze ati naje ndi kwihitira ntabwo nari ngamije kuza gusenga, nari ndi guhita numva abantu bari gusenga nanjye niko byambaye. Twari turi guhita gusa tumva hano bari gusenga nibwo twaje. Ubwije ukuri kwa kabiri naje ntabwo nakandagiraga. Yego. Komera Imana amashyi. Nakandagiraga kumva amaguru wagira ngo ni imisumari bari kujombamo. Yego. Kumva umuriro uri kwaka. Yego. Kabasi ibi bintu nibiki nose ni za bukuru niki nose kwa abantu banduta bakiriho bameze neza. Yego. Ibintu nibiki koko. Ubwo nibera aho ngaho. Bya bindi rero byo gushakisha mu bapfumu niki. Ubwo nagiye mu Banyarwanda bamba imiti. Ndasiga biranga. Nuko neza aho hari umumama ntabwo yaje. No waje kundeba asanga amaguru nayamanitse. Arambwira ariko waza tukajya gusenga. Niba uza gusenga bakagusengera ayo maguru arakira. Namwe mvaho kwe kumbeshya. Yego. Igihe nahereye. Yego. None kuko bazansengera bikire. Nta muti bampaye. Ariko nyamara waza tukajya gusenga. Yego. Numva agatima katangiye kuza. Ubwo habaye kwa kabiri yabyukiye iwanjye asanga ntabwo mpari. Nakururutse nyine murumva abagore mbese no kujya guhaha. Ndabareka nkururuke njya kure ukuntu nahahira abana Nyabugogo asanga simpari. Ubwo mvuye ni bwa telefone ariko urihe ndi mu rugo ko naje kukuranga kubura. Ese uranshakira iki? Urajya ngo tujyane gusenga. Abasi uyu muntu ari kumushaka yiki.
twajya gusenga turasenga gusenga barampa umuti nawe nareke nifire ubwo nibwo nagiye kumva numva agatima karavuze ariko wahaguruka ukagenda ukajya kureba uwo musenzi ukagusengera aho yajyanye aho yarangamije kujyana ntabwo ariho twagiye ubu urumva ibintu Imana ikora agezeyo baramubwira ati yagiye hari abantu agiye gusengera nibwo yamanutse gutya aturutse Kacyiru kanseri igiriye araza aramanuka ageze hano yumva abantu bari gusenga ubwo njyewe nakomeje ya Gisozi abarampamagaye ati vayo uri hehe nibwo naje ndaza twinjira hano ntabwo nakandagiraga ariko ubu ndi gukandagira ndi gusutama ntabwo nagombaga kubiceceka nagombaga kubivuga Imana ni nziza Imana iduhumugisha urakoze cyane hanyuma hari akantu yavuze ngo kubera nyine kubabara yageze hajya mu bapfumu bamuha imiti asigaho imiti ntacyo yamaze hanyuma ageze hano ntiyakandagiraga ntiyasutamaga ntiyicaraga ariko arumva byaramurenze iby'Imana mama ni iki wabwira abantu bajya mu bapfumu umva icyo nababwira ni bicare kubarya amafaranga nibicare bayoboke Imana abantu bajya mu bapfumu badukurikiye nibahame hamwe bayoboke Imana mu bapfumu nta cyiza kigize gute kiri Imana iguha umugisha kuba watekereje kuba waraje ubabaye ukagaruka gushima Imana tugiye kubyinira Imana suko cyagiye wayibyiniye birakunda neza oya ntayibyinira ubu ntabwo wabyina uyu sinabyina kuko bibiri uwamuguriza yaguriza mugurize kabisa ava isirimba nguri Imana mumvugira ngo Imana mumvugira ngo Imana iruta abapfumu Imana ikora imirimo ikomeye mumvugire ngo Imana mumvugire icyo windera wiri haguruka utere haleluya ni wowe ni yewe haguruka haleluya ntabwo nje bampetse narazaga bakameze nk'intumbi bakaryamisha hariya umushumba warushye akajya bagansengera n'abakozi b'Imana bagasenga sinabaga numva nari meze nk'intumbi bakongera bagaterura bagashyira mu modoka imodoka ya mushumba niba rero nabonye yindi itukura yapfiriye iwacu buri munsi ni mugoroba bakampeka bakagira gute Mushimana igihe umugisha amen shimye Imana yuko nabyiniye hangaha haleluya yaje ni mazima amaboko ni mazima umutwe ni muzima munda ni hazima amen Imana iguha umugisha amen mbese nabuze ikintu naguha yego narakibuze Imana izakiguhe amen njyewe nakiguha bikarangira amen Imana izajya yibuka imirimo ujya ukora yego ujya ukora Imana iguha umugisha reka ntiyagutinze amasaha ari kugenda ariko mba numva nzajya ngera hano shima Imana ko nahageze ntaje mu ngobyi ndi kugenda n'amaguru yanjye mama Eri bwira bano bantu wari urwaye imyaka ingahe nari ndwaye imyaka myinshi ingahe imyaka 18 mwakomeye Imana amashyi mama Eri yararwaye imyaka ingahe 18 kubyo aho nari mbamenyeye buri noheli ubwo abandi babaga bategura ibirori byo kurangiza umwaka iwe babaga bari mu cyunamo cyane rwose uko abandi bajya guhaha inyama bishimye abana babaga barira biteguye ko mama
mu kwa kane muri covid nabwo twagize gute twasenze Imana mu burenganzira tugenda z'abana kwa muganga ngukorera igitangaza nkoresheje iki abaganga none mama Eric ndagukunda ariko yarakoze ariko mama Eric muhamona tudasadi oya yabaye ntabwo nzajya kwa muganga mushumba Imana iramubwira ngo genda zamana numva ubwoba barashize ntiyahoze twigisha kugira ngo kwizera kurare ni ukuri kurare nagiye numva narabaye igiharamagara numva nta n'ubwoba numva ntacyo ariko njyana n'Imana ngarukana nayo ndi muzima Imana ni mumpera Imana icyo uyu bazaga bateruye imyaka 18 bazaga bateruye buri kanya mushumba nanjye nkavuga ngo wandwara sinzakurambirwa ahubwo ni wowe uzarambirwa kire mu izina rya Yesu buri munsi nkajya buri munsi ndashima Imana ko yagukijije mama Eric ndashima Imana ko ubu uri umumaro mu rugo rwawe abana bataba bakavuga ngo mama nyuma y'imyaka 18 urasi twabyinira Imana rero nikundira Imana yanjye ndabyibuka maze kugira ubwenge niho bajyaga bazana telefone bakanyereka ngo ukuntu ngo mwajyaga musengera ndi kwigaragura ndyamye nka hariya kuri YouTube nkabireba musho ubu noneho ndi muzima uzayigaragaho muge ko ndi muzima ntaryamye hariya hepfo kugira n'ubu n'amaguru yanjye ngo naje meze nk'intumbi mama ndi muzima Imana ndagushimye kuko haleluya ndagushimye Imana nishimye amen reka tubyinire Imana muvugire ngo Imana ubuhanuzi budafite ijambo burya buba bupfuye amen ubuhanuzi bugomba gusasirwa n'ijambo bukiyusa n'ijambo kugira ngo busohore mu izina rya Yesu Kristo Imana yacu ishimwe haleluya Imana tugire neza tuyigirireho umugisha kandi ndabizi twatangiye kugabana twatangiye kubona ineza y'Imana ku bantu bahawe udupapuro amandiko nimudutahane hari impamvu Imana iba yaguhaye amandiko ibibona message yawe atari kuvugirwa mu ruhame amen gira mugenzi wanjye Imana igira ibanga ntago mubivuze haleluya Imana yacu igira ibanga hari ibyo itubwirira mu ruhame hari n'ibyo itubwirira mu kanyejenda mu ibanga Imana iduhane umugisha mama Shema Imana iguha umugisha turakwakira wasanze twamaze kwakira abandi wakererewe ariko ndabizi ko umugisha twagabanye nawe uri ububone Imana iguha umugisha wagize neza kuza Imana iguha umugisha haleluya Yesu ashimwe nimetosheka na Yesu wangu asifiwe milele daima nimetosheka na Yesu wangu asifiwe milele murahari nimetosheka na Yesu wangu asifiwe Nice.
kubana nawe. Imana ikakuringira mu burwayi bw'imyaka 18, ikabana nawe urupfu rukakwegera, abantu bose bakanagushyingura, ariko Imana itaragushyingura ikakurindiriza, ikaba yaraguteguriye umuntu. Reka nkubwire, ugasengera ahantu hose bikanga, ukurira imisozi bikanga, ugatambika bikanga, ariko ikabiri n'igutegurira umukozi wayo. Atumva abana atari abakozi b'Imana, ariko burya hari ahantu Imana iri gutabarira. Hari ahantu Imana iba yarateguye uzahurira nayo, kandi wahura nayo bikamenyekana. Imana yangiriye neza, indi imbaraga zo kwihangana. Amen. Atari ukwihangana, ntabwo mama Yerike tuba twaragumanye. Mama Yerike yavuze ngo ntabwo yabona ikintu amemba, kuko ashobora guhamagara no kumemba ikintu kigashira, ariko Imana yangiriye neza. Nariyemeje ndavuga ngo wa Mana we, niba warampamagaye ibyawe mbigiyemo mbigiyemo. Amen. Ibigeragezo by'abantu cyangwa indwara z'abantu sinzazirambirwa, nizo zizajya zirambirwa isengesho zigenda. Niba ubyumvise komera Imana amashyi. Kwa mama Yerike najyaga mu gitondo saa 12, nkajyayo nimugoroba saa 1, saa 12, saa 1, naba nkivayo bikaba biramufashe, bakaba barampamagaye ntimushyire mu modoka muzane, bakazana, yaba agiye yagera yatinda apfuye, nanjye hatsindi nkajyayo. Amen. Ariko Imana izatugorore cyangwa izatureke, mubivuze mubikunze. Imana itakurengereye abatarima, ariko izatugirira neza. Haleluya. Impamvu ndirimba ngo nimetosheka na Yesu wangu. Imana igikora ibintu numva nanezerewe. Imana igirana ibintu numva nkozweho, nkumva umutima wanjye unezerewe. Mama Yerike ndamukunda, afite abana b'abahungu beza, ni abashuti banjye. Haleluya. Ni abashuti banjye, bafata nka mami, nka mushiki wabo. Haleluya. Kandi nanjye ahantu hose mba ndi, mu babishopo sawa, mu bapasiteri, mu bahanuzi, mu badiyakoni, mu babyinnyi, ndiyo cyangwa se ndiyo. Imana ikangirira neza. Nimetosheka na Yesu wangu. Ashuranze bancurange bajye bihangana, uko umwuka nyoboye niko biza. Ubwo babisaba ngo tugendane mu mwuka. Imana iguhe mwuka wera mu izina rya Yesu, kugira ngo tugendane mu mwuka, tugendane. Ntabwo tugendane. Mu cyubahiro cy'Imana. Ubundi hari ikintu kimwe ugomba kwiremamo byanga byakura. Hari ikintu kimwe mubwiye ngo ugomba kwiremamo byanga byakura. Witekereza ngo urarushye, witekereza ngo ubutayu burakujujubije, ibyo byose byibure. Nuryama ukabona urabyutse, ukinanura bikemera, ugatera intambwe bigakunda, ugahagarara ukagenda bikemera. Jya umenya ngo hari umugambi Imana igufite. Haleluya. Haleluya. Oya, nubwo bakuvuga, nubwo bakuvuma, nubwo baguharara, nubwo baguhararukwa, bariya bose
ruhare na rumwe bagufite. Ijambo rya nyuma n'Uwiteka Imana yo mu ijuru. Haleluya. Iri gufite. Amen. Kubera yuko nta bubasha bafite bwo kuza kugukuramo umwuka Imana yaguhaye. Burya se wageze mu bafite ziriya mbaraga waba ukiriho. Imana ndayikunda. Maze ikigeragezo kijya kiza. Haleluya. Kikaza kikakujegeza. Amen. Ariko ikintu kijya gituma nkunda Imana kizatuma ntava no kumana, kijegeza uyu mubiri w'inyuma twambaye. Amen. Kikawuzunguza, kikawukubita hirya no hino. Ariko impamvu kikuzunguza ugakomeza ugasenga nuko ikigeragezo cyangwa intambara Satani aguteza zidafite imbaraga zo kugera ku cyo Umwuka Wera yakuvuzeho. Ntabwo mubyumvise. Niba ubyumvise kabiri Imana amashyi menshi cyane. Kirazunguza kikazunguza ariko sitopu kugera ku kimana yakuvuzeho. Ikimana yakuvuzeho kiba ahantu hakomeye nta muntu uhagera. Kiba ahantu hageze gute ntabwo cyabasha kugira gute kuhagera. Usomye mwiza nadufashe vuba. Itangiriro 32 umurongo wa 23. Mwagize vuba mujye mukora nk'abasirikare. Mirongo 23. Ego. Vuga cyane. Abyuka muri iryo joro ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke ze zombi n'abana be uko ari 11, yambuka icyambu cya Yaboki. Komeza. Arabajyana abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya. Bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo ku nyonga y'itako rye. Umutsi wo ku nyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati singure kuba utampaye umugisha. Amen. Komeza. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranije Imana